Reka ngusuhuze cyane kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wowe ukurikirana ibiganiro nkunda gukugezaho kuri YouTube channel Icuriro TV. Ndagukangurira gukora subscribe, ugakora like na share, ndetse ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose nkugezaho byose ubonere ku gihe. Shuti muvandimwe, muri aka kanya nkuzaniye ikiganiro gikomeye cyane kirekeranye n'uburyo bw'indwara zimwe na zimwe, by'umwihariko indwara z'amarozi. Mbone no kukwibutsa ko amarozi aba mu bice bitatu: hari amarozi y'ibitegano, amarozi y'ubuherano ndetse n'amarozi y'ibitegano. Ndashaka kubwira muri ayo marozi nkubwiye uko ari atatu, nkubwiremo amarozi akomeye cyane umuntu ashobora no kubana nayo akabanana nayo n'imyaka 40 ariko atazi ko ayafite, ahubwo ubuzima bwiwe bwarabaye ubuzima budafite icyerekezo bw'urungabangano ndetse rutafite amahitamo. Ayo ni amarozi y'ibihuherano cyangwa se ibitukirano cyangwa se ibitongererano cyangwa se ukumurikwa. Ayo niyo marozi mabi cyane, n'ubwo bwoko bw'uburozi bubi cyane. Rero no kuvuga ngo aho ngaho ni naho haziramo bya bindi abantu bakunze kwitwa ngo ni inyatsi. Inyatsi ishobora kuza ukajya ubura ibyawe ku by'ubwo amayobera, ukaba akazi kawe kagapfa kubona nta mpamvu, ibyawe ukajya ubibura rimwe na rimwe ntuzi iyo byagiye, cyangwa se mu kazi ukajya ubona ibintu burabura byivanga, waba uracuruza ufite ibintu byiza ndetse ucuruzanya n'abandi, abakiriya bakakunyuraho bakinjira ahandi, wowe bakagusiga bakakureka. Waba mu kazi ugakora neza witwara neza, ariko aho kugirirwa igikundiro ubwo bakakwanga, ndetse ugasanga inyatsi irakwibasira mu mikorere yawe ya buri munsi, mu kazi kawe ka buri munsi, mu mibereho yawe ya buri munsi. Ugasanga ibyo ukora biracikira, ibyo ukoze ntumenye iyo bijya, ntumenye mbese ibintu byawe bikivangavanga. Inyatsi rero ntabwo iza ku kazi gusa cyangwa ku mafaranga gusa, inyatsi iza no mu rushako bikanga, ukaba uri umusore ufite igikundiro, uzi no gukora, ufite n'uburyo, ariko ayo mahirwe yo kubenguka no kubengukwa byose bikanga. Umukobwa ugasanga afite igikundiro, azi no gukora, si umunebwe, ariko akarebwa akagira gute, ariko akabura uwamuyoboka ngo agire inzira yerekeramo y'urushako n'ibindi byose, kubera ko yamarozi ubwo burozi rero nkubwiye bukomeye bita ibihuherano cyangwa se ibitukirano cyangwa se ibitongererano cyangwa se kumurikwa. Ibi byose biri mu bwoko bumwe bw'uburozi. Ibyo byose rero baba ushobora kuba wabikorerwa cyangwa se byakizana mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo rero inyatsi, abantu benshi baribaza ngo ese inyatsi mu by'ukuri inyatsi ituruka hehe? Inyatsi rero ushobora guhura nayo wayirozwe cyangwa se wayitererejwe cyangwa se wayiyanduje wowe ubwawe, ndetse inyatsi hari n'igihe ituruka mu muryango. Abantu benshi rero bafite inyatsi zituruka mu muryango, zimwe na zimwe zituruka kuri karenda yawe yo mu muryango, bitewe n'uburyo abantu bamwe na bamwe bari batunze muri uwo muryango bapfuye, cyangwa bitewe n'imigenzo n'igihango abantu baba baragiranye na karande zabo, ariko rimwe na rimwe ababakomokaho ibyo ngibyo nyine ntibabe babizi. Ariko kenshi na kenshi hari inyatsi zituruka mu muryango bitewe n'abari batunze muri uwo muryango, ariko kwa gutunga kwabo bagapfa, umutungo warabashizeho, bagapfana agahinda, ishavu ndetse n'intimba, bakapfira nabi abasigaye kubera kwa kundi bapfanye agahinda. Bakagenda rero ya myuka rero ikagenda yibasira abantu bamwe na bamwe. Muranabizi ko nanone kandi inyatsi ishobora nanone guturuka abantu bayitongereye umuntu, bayimuroze, bayimurogeye ku mafaranga, ku kiganza cye, ku musatsi we, ku ibintu nk'ibyo byose. Inyatsi abantu barayirogwa, ndetse bashobora no kuyikuroga gusa bakayigutongera. Abarozi bagira uburyo bwinshi cyane bwo gukoresha, hanyuma ukaba ushobora kurogwa muri ubwo buryo. Ikindi kandi inyatsi nawe ushobora kuyiyanduza mu gihe waba wakoze icyo bita imiziro cyangwa se amahano, hanyuma ugahumana. Urugero, bajya bakubwira ko wenda umugabo wapfakaye mbere yuko ashaka undi mugore abanza akanywa umuti, cyangwa se umugore wapfakaye mbere yuko ashaka undi mugabo abanza akanywa umuti. Ariko se iyo atawunyoye kandi agahura na wa mugabo bigenda bite? Aho ngaho haba habayeho imiziro ishobora kubyarira inyatsi. Ba bagabo bagendagenda mu bagore benshi, nanone akagenda akaba ashobora guhura n'umugore ukirutse akuyemo inda nkuru
mwana arira cyangwa agira gute, cyangwa akaba ashobora guhura na wa mugore nyine wapfaka yataranyoye umuti, hanyuma wa mugabo bakaryamana, wa mugore yarangiza akagaruka akaryamana n'uwe mu rugo akabakuruye inyatsi, ndetse n'ibindi bisa gutyo ku bagore, ku bagabo bashobora gukora ibintu bimwe na bimwe gukurura inyatsi mu rugo rwawe. Ibyo ngibyo rero by'amahano biba bigomba kwirindwa impande zose bigendanye n'amahano. Murabizi neza ko amahano ari kirazira mu muco, kandi umuco ubwawe utandukiriye urakwica. Hanyuma rero usanga inyatsi rigenda ituruka aho ngaho hatandukanye kandi kibasira abantu mu buryo bwose butandukanye. Inyatsi kandi cyangwa se ayo marozi buherano ashobora no kuba ku muntu, ugasanga umuntu ubuzima bwiwe bwose bwaricangacanze, bwarivanze, ukajya ubona bakubwira uriya mwana ariga ni umuhanga, ariko mu kizama aratsindwa, mu ishuri agerayo akarwara, akahora arwaye mu ishuri, akagaruka mu rugo akaba muzima. Ibintu nk'ibyo bira byose biri mu marozi bihuherano cyangwa se ibitukirano. Ubundi bakubwira uriya muntu araragenzwa, arotaguzwa, arara acika intege, abura hari n'igihe ushobora no kurwara indwara zimwe na zimwe kwa muganga ntibajye bazibonera ibisubizo, ariko zifitanye isano n'amarozi baguhereye cyangwa se baguteze cyangwa se bagutumira. Rero ni ukuvuga ngo ariko inkuru nari nkuzaniyemo n'aka kanya nuko hari umuti ukomeye cyane uvura ibyo bintu bigashiraho burundu. Uyu ni umuti bita gipinga wachawi wa kutoka Nigeria. Ni dawa nzuri sana ya kusafisha mwili vizuri, inatunza kabisa kila magonjwa ya kichawi. Uyu ni umuti rero ukomeye cyane uturuka muri Nigeria wo koga. Barawoga mu mazi, ugenda uwoga mu mazi, ukawoga mu gihe cy'icyumweru, ukagukuraho imikoshi yose wagize ifitanye isano n'inyatsi, ifitanye isano n'amarozi y'ubuherano, ndetse ya marozi baguhuhera yandi yose yagiye aba imbogamizi ku buzima bwawe. Hanyuma uyu muti rero ukawukoresha uwoga mu mazi, ndetse ukanawukoresha utera mu nzu iwawe mu gihe ukeka ko urugo rwawe rwaba bararuhumanyije, bararuroze, rukaba rushobora gutuma abana badashaka, business itagenda neza, imirimo itagenda neza, cyangwa se arimo umurwayi ufite ibibazo bifitanye isano n'amarozi. Iyo yoze uyu muti ahita akira rwose atiriwanywa n'undi muti. Uyu muti urawoga baguhuhera amashitani, baguhuhera amahembe, baguhuhera ibitega, baguhuhera nyine amarozi yandi myuka cyangwa baraguteze. Hanyuma wari urwaye indwara zifitanye zihishemo amarozi zose bigahita bikira ku kanya wose uyu muti, kubera ko uyu muti uzirana cyane n'imbaraga z'ayo marozi, yaba yo wahuherewe, ayo watongerewe, ayo wohererejwe, ibitama, amashitani, amahembe, ibitega ndetse n'ibindi. Uyu muti uzirana nabyo cyane, uhita ubivura, wa muntu agahita ahaguruka agakira rwose neza nta kibazo. Uyu muti rero wita gipinga wachawi nyine uturuka muri icyo gihugu nakubwiraga, ukaba ufite imbaraga nyinshi cyane mu kuvura amarozi y'ibitegano, amarozi y'ubuherano, kuvura inyatsi burundu, ukongera ugafungurirwa, urushako rukaboneka, business zikagenda neza, imikorere ikagenda neza, akazi kakagenda neza, aho byari byaranze bigakunda, hanyuma activite zawe zikongera zigasubukura zikagenda neza, igikundiro n'ibindi byose bitandukanye. Gipinga wachawi rero ni umuti mwiza cyane, woga ugenda ushyira mu mazi, ukoga, ugiye koga ukavuguta mu mazi n'ikiganza ukoga, nta kibazo, ibintu bikagenda neza. Gipinga wachawi kandi ukayitera mu nzu ushaka kugira ngo woze inzu. Hari abantu baryama akagira ngo bamuhondaguye kubera ukunda araragenzwa n'imyuka, bamushika, bamutumira, bamwoherereza. Ibyo byose gipinga wachawi ibikuraho. Gipinga wachawi ushobora no kuyoza n'abana, wa mwana uhuherwa ibintu kwiga bikamunanira, agera ku ishuri bikanga, yagira gute, igipinga wachawi irabimwozaho burundu, hanyuma wa mwana agakira neza. Uyu ni umuti wagatangaza cyane cyane ku bintu bifitanye isano n'amarozi, ibintu bifitanye isano n'ibihuherano, ibintu bifitanye isano n'ibitegano, inyatsi, amashitani, indwara zifitanye isano n'amarozi byose. Uyu muti urabivura. Ni dawa nzuri sana, ni dawa ya kusafisha mwili, ni dawa ya kutunza, ni dawa nzuri kabisa, ni dawa ya mashetani, ni dawa ya mikosi, ni dawa ya kunawa na kutupia ndani kwenye nyumba yako, ikasafisha nyumba yako vizuri sana, ikasafisha
kusafisha mwili wako. Hii ni dawa ya kila magonjwa ya kichawi yote, vyote kabisa. Ukafunguliwa, kazi yake kaendelea vizuri, maisha yake kaendelea vizuri, vitendo vyako vikaendelea vizuri, vyote kabisa. Familia yako igafunguliwa kwa hii dawa ya jipinga wachawi. Sasa kama unataka jipinga wachawi, unaona namba yangu kwa hiyo screen, hiyo video, au angalie kwa hiyo title. Sasa unaona namba yangu, namba ya muganga. Sasa umutumie WhatsApp, umutumie message kwenye WhatsApp, au umupigie simu. Sasa muongee, atakuonesha cha kufanya, atakuonesha mambo mengi ya hii dawa ya kipinga wachawi. Rafiki, niko nawatakia amani ya Mungu. Mungu awabariki, Mungu awasaidie, Mungu awalinde. Mungu ni mwokozi wa maisha yako, ni mwokozi wa maisha yangu. Mungu ni kiumbe wa dawa zote wa hii dawa. Mungu alitengeneza mboga za majani za kula. Mungu akatengeneza maharage, Mungu akatengeneza mihogo, Mungu akatengeneza nini, na Mungu akatengeneza dawa. Kama unagonjwa upate dawa, kama unagonjwa upate dawa. Sasa hii ni dawa niko na kuonesha, ni dawa nzuri sana ya kusaidia kusafisha mwili wako. Magonjwa yote kuondoka, magonjwa yote kuondoka. Inateketeza, inafuta kila magonjwa yote ya kichawi. Sasa karibu sana kwenye duka la dawa hapa Kongo Goma mjini, hapa Rwanda, au karibu sana. Tutakusaidia, tukaonesha kitendo cha kufanya sasa uwe mzima kabisa. Wewe na familia yako muwe wazima, wewe na watoto wako muwe wazima kwa hii dawa. Asante rafiki yangu, asante sana rafiki, asante. Karibu sana kwenye duka la dawa. Ndagutumiye rero kugira ngo niba wifuza uyu muti wo wakuvura inyatsi Burundi igashiraho, wakongera ugafungurirwa amadeni, ibibazo by'amadeni bikarangira, ibibazo by'imikoshi bikarangira, ibibazo by'urushako bikarangira, ibibazo byo kutagira igikundiro bikarangira, ibibazo byo kudakora business zawe neza bikarangira, ibibazo byo bihora bituma uburi byawe kubyugo mayobera bikarangira, inka mu ntizibe zigikamwa, wahinga niweze n'ibiki byose bikarangira. Karibu hano ugure igipinga wacawe, byose bitabirangira. Igipinga wacawe niba ukunda kuguterereza amarozi, kuyaterereza abana, kwiga bikanga, ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo byose, kurara baribwano, urwaye indwara zifitanye isano n'amashitani, zifitanye isano n'amarozi, uyipinga wacawe urayoga gusa kabisa, nta kindi. Wamara kuyoga hanyuma ukanatera no mu nzu, ibyo bibazo byose kabirarangiye. Ntago ari ngombwa ngo irigunywa rwose, ahubwo nukoga gusa, byose bigahita bishiraho, ibintu byose bikagenda neza, ubukwe bugakorwa n'ibindi bitandukanye bigakorwa. Ndagukangurira rero gushaka igipinga wacawe unyuze kuri nimero nyine uri kubona aho ngaho kuri title, ndetse nunakoze no kuri iyo description ya YouTube yacu, ubonaho nimero za muganga. Hanyuma utume WhatsApp, udupigie simu, hanyuma tukubwire ni gute wabona jipinga wachawi. Dawa nzuri sana, dawa ya kusafisha mwili, dawa ya kufukuza mashetani na kufukuza kila magonjwa yote ya kichawi. Asante sana. Mungu akubariki, Mungu akuyongoze. Asante.